Mwaramutse bene data, mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abatesalonike ba kabiri guhera ku murongo wa mbere, reka dusome. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'Umwami wacu umaze gusohora. Bihamya ko umunsi w'Umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, ko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari kugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uw'Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso byose n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Iki gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa Umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva mu mwuka no kwizera ukuri. Ibyo yabahamagariye, yabahamagaje ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko Umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze, ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza ku bw'ubuntu bwayo. Ihumurize imitima yanyu, ibakomeze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Ngira ngo dusome igice cyose cya kabiri cy'Abatesalonike ba kabiri. Mu myaka yashize hari inyigisho zashinze imizi kandi abantu benshi bagenderaho. Ni inyigisho zagenderaga ku bitangaza, ku bimenyetso n'ibitangaza. Mu yandi magambo, igiterane cyabaga kitarimo ibitangaza, ntabwo abantu bakibaraga nk'igiterane cyaryoshye. Igiterane cyaryohaga iyo kirimo ibitangaza biri gukoreka.
Urusengero abantu bakundaga cyangwa se bakunda ni urusengero rw'aho umukozi w'Imana ari guhanura kandi agakorera ibintu abantu bitangaza kandi bakabibona n'amaso yabo. Mu gihe abantu bari kubona imirimo y'ibitangaza, indwara zikira, abadayimoni bagenda, ibirema bihaguruka, abari babanaga n'ubumuga bwo kutavuga bavuga, abanyunyutse ingingo bakira, abarwaye za kanseri zikira, abarwaye diyabete zikira. Mu gihe abantu babona ibintu nk'ibyo biba n'amaso yabo, nta n'ubibabwirije ako kanya, biba byoroshye ko abantu bumva ko aho hari Imana, yari Imana, aho ngaho ari naho bakwiriye kujya kubera ko niho hagaragara Imana. Niyo mpamvu wasangaga abantu babazanya ati ese aho usengera haba Imana ivuga? Ese aho mwiriwe musengera mu cyumba hari Imana ivuga? Mu gihe hari Imana ivuga, abantu bumva ko nyine aho hari Imana ariho bakwiriye kuba bari bakavugana nayo. Iyo bavuga ngo Imana ivuga, baba bavuga abahanuzi bakoreshwa n'Imana imirimo myinshi n'ibitangaza. Babahanuza Imana iri buvugiremo bagahanurira abantu ibyenda kubabaho. Hari ubwo biba ari byiza, hari n'ubwo ari bibi. Babwije ukuri, hari n'ubwo babivuga kandi bikabaho nk'uko babivuze, nta na kimwe kivuyeho. Ibyo bantu iyo babona biba rero, byikoze mu mitima yabo, ni ukuyoboka kuko babona ko aho ngaho hariho Imana, ari Imana koko. Kubera iki? Kubera ko abantu dukunda ibimenyetso ndetse n'ibitangaza. Ariko reka turebe iki? Abantu uko batekereza Satani, ntabwo ari ko Satani ameze, nta nubwo ari ko ari. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto. Reka dusome Abakorinto ba kabiri, igice 11 umurongo wa 14. Umurongo wa 14 uravuga ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Umurongo wa 15 kuvuga ngo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Hano biravuga ngo iki? Hano biratubwira ngo Satani si igitangaza ko yakwindura nka marayika w'umucyo rwose. Niyo mvuze ngo abantu akenshi bibeshya kuri Satani. Abantu batekereza ko Satani yaje bamumenya. Abantu bagatekereza ko Satani arimo abashuka babimenya. Ikindi bibeshya kuri Satani ni uko batekereza ko Satani ni ikiremwa cy'ikinyantege nkeya. Ntabwo abantu bazi ko Satani ari ikiremwa gifite ubushobozi, gifite ububasha. Ikindi abantu ntabwo bazi ko ubwenge bafite Satani abukubye miliyoni nyinshi cyane ubwo Satani afite. Bene data, reka mbwire aka kantu. Umuntu mugenzi wawe agutekera umutwe kandi akakunesha pe, akagukoresha n'amakosa atarigeze abaho, akaguhombya kugeza ubwo usubira inyuma gutangira kuri zero.
kubera ko yakoze uburyo bwose uramwizera, ariko mu by'ukuri umwizera mu mafuti. Mu yandi magambo, yagutekeye umutwe. Ni mugenzi wawe, umuntu nkawe. Ariko igitangaje ni uko dusubira inyuma twumva ko Satani yadutekeye umutwe twabimenya. Satani yadutekeye umutwe twabimenya. Satani arimo adushuka twabimenya ko ari Satani. Satani arimo atuvugisha twabimenya ko ari Satani. Iki ikosa rikomeye cyane mu gihe twizera Imana dukora. Akorekana ngiye kinyisubiremo, n'umuntu nkawe utazi ubwenge, warize ndetse we ntiyize, agutekera umutwe kandi akaguheza, akaguhindura ikigoryi, ukazamenya kuba agutekeye umutwe nyuma ibyo bakora barabirangije. None ngo Satani yagutekeye umutwe wabimenya? Ese koko twabimenya? Reka dusome Bibiliya. Matayo ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere, biravuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa na mwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira amabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Uyu ni Satani twavugaga, wayengereye Yesu Kristo amaze gusonza, ubwo yari amaze mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Satani ahengera icyo gihe kuko yari akizi, araza amujya imbere aramubwira ati, ariko nturi umwana w'Imana? Nko kuvuga ati, ubundi usonza gute uri umwana w'Imana? Niba uri umwana w'Imana, hindura ibuye umutsima ubundi urye, ntuhite ushira inzara. Uyu ni wa Satani uhangara Imana, kuko Yesu ni Imana ubwe. Uhangara Imana akayigerageza akayishuka. Niwe wa Satani tuvuga ngo yadushutse twabimenya. Niwe wa Satani tuvuga ngo cyangwa se twibwira ngo ntabwo yadushuka ngo abishobore, kuko abigerageje twamutahura. Niyo mpamvu abantu benshi bamwizera batabizi ko ari bizeye, bakabaho imyaka myinshi barizeye Satani abe bayobotse ari we bakorera, ariko ibyumviro byabo cyangwa se ibitekerezo byabo bikabashuka bikababwira ngo bakorere Imana, bikabashuka bikababwira ngo bizere Imana. Ariko nyamara ikintu kibabaje ni iki? Ni uko ku munsi wa nyuma abantu bazabwirwa ko Imana itigeze bamenya be namba. Ibyo tujye tubona mu gitabo cya Matayo igice cya 7. Kuri uwo munsi benshi bazanza imbere, bazambaza bati, mwami mwami, twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe, twahanuye mu izina ryawe, ntabwo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Ariko Yesu aravuga ngo, nibwo nzababwira nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze no kubamenya. Ntabwo nigeze kubamenya, nimumve imbere. Bivuze ngo abantu ibyo bakoze byose nubwo babikoze mu izina rya Yesu Kristo, ariko mu by'ukuri ntibivuze ngo bari bizeye Yesu Kristo. Ntibivuze ngo umwami wabo yari Yesu Kristo, umwami wabo yari Sekibi, ariko nyamara bamuyoboka bazi ko bayobotse Imana. Twasubiye mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 bireretsanye ngo si igitangaza ko Satani ubwe yakwihindura marayika w'umucyo. Ntabwo Satani azaza ari marayika w'umwijima.
azaza ari marayika w'umucyo kugira ngo abantu bamukurikire bazi ko bakurikiye umucyo. Ubu busanzwe tuzi ko Satani ari mu ishusho y'umwijima, ariko ntazaza mu ishusho y'umwijima, kubera ko aje mu ishusho y'umwijima byakoroha cyane kumutahura, ntawamukurikira. Ariko arabizi neza ko nihinduranya akigira marayika w'umucyo, tuzamukurikira tuzi ko ari marayika wavuye mu ijoro. Niyo mpamvu ubushukanyi bwa Satani ari ikintu giteye ubwoba, ariko ikintu gitangaje ntabwo abantu babishyira ku rwego biriho. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu abantu bakwiye guhugukira, kandi bigatuma basuzuma kwizera kwabo bakamenya niba bahagaze mu kwizera k'ukuri cyangwa bataguhagazemo. Mwene data unyumva, ntiwishimire ngo uri kubona umucyo. Mwene data unyumva, ntiwishimire ngo wabonye ibitangaza. Mwene data unyumva, ntiwishimire ngo wabonye indwara zikira, wabonye abadayimoni bagenda. Mwene data uri kunyumva, rwose ibyo ntibigukange. Satani ni ikitabashwa gikomeye cyane, ikinyembaraga gikomere cyawe kibasha gukora ibyo ngibyo. Satani afite ububasha bwo gukora ibitangaza kandi bigakoreka. Satani afite ububasha bwo kwirukana abadayimoni kandi bakagenda. Satani afite ububasha bwo gukiza uburwayi kandi bugakira. Kugira ngo nitumubona mu iyo shusho twe kuzazuyaza tuzamukurikira nk'abakurikiye Imana, kuko Satani adakoresheje ubwo buryo nta kundi kuntu ashobora kubona abayoboke, kuko aje ari mu ruhande rwe rw'umwijima cyangwa se agaragaza umwijima. Bya bigoryi bidatekereza ntibizamukurikira kuko nabyo ntibikunda umwijima. Ariko naza mu ishusho y'umucyo, twese uko tungana tuzamuyoboka, tuzavuga ati uyu ni marayika watumwe n'Imana, niwe twari twarabuze. Tuzamusenga, tuzamwambaza. Muri twe tuzaba twibwira ngo twayobotse Imana, ariko nyamara twayobotse Sekibi tutari tubizi. Ndakwinginze reka kwibwira ngo, cyangwa se reka kuvuga ngo ariko ngo hari ibitangaza, ngo ariko ngo uriya muntu akora ibitangaza, gusa ngo ninde wakora ibitangaza atabikoreshejwe n'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo Bibiliya ihamya ko Satani ubwe nawe ashobora gukora ibitangaza. Bibiliya ihamya ko Satani ubwo ashobora gukiza uburwayi, ariko ibyo byose atabikora kubera ko akunze abantu, ahubwo abikora kugira ngo ayobye uburari, ayobye abantu. Ntabwo umuntu wakubonye igitangaza cyo gukira uburwayi uzamubwira ngo ntihahuye n'Imana byumve. Niba ari umuntu ugoye kubwiriza ubutumwa bwiza, niba ari umuntu ugoye kumwumvisha ko ahindutse ukiranuka kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ni uyu muntu wahuye na Sekibi akamukorera igitangaza. Uyu muntu wakora igitangaza na Sekibi, uyu muntu wahuye na marayika w'umucyo kandi ari Sekibi ndi marayika w'umucyo, kumwumvisha ko atari Imana bahuye biragoye cyane. Ariko ahantu uzamenyera ko atari Imana bahuye, ahantu uzamenya ko yahuye na marayika w'umucyo ari we Sekibi hinduye Satani, ari we hinduye marayika w'umucyo, nk'uko uzasanga ntabwo ashobora guhamya kwera kw'Imana, ntabwo ashobora guhamya gukiranuka kw'Imana, ahubwo uzasanga arira, ahorana amarira y'ibyaha bye. Ariko umuvandimwe reka nkubaze, ari icyaha gifata umuntu kikamujyana muri Gehinomu, icyaha gituma umuntu arimbuka buheriheri, arimbuka akazabaho ababaye ibihe by'iteka ryose, ababaye abazwa n'umuriro wa Gehinomu, umuntu utazabona Imana. Icyaha kizatuma umuntu atabona Imana. Ni gute Imana yagisimbuka ntikigukize, ahubwo ikagukiza uburwayi, hanyuma ukajya ugenda mu rusengero uhamya ko Imana yagukije uburwayi, nyamara ntumenye ko uburwayi bukomeye cyane ufite ari icyaha. Erega uburwayi bwica umubiri,
ariko icyaha cyo cyica roho, cyica ubugingo. Nubwo uyu mubiri nawubura, ariko ubugingo bwanjye nkazaburokora ntacyo byaba bintwaye. Ntabwo ari Imana y'igicucu. Ntabwo ari Imana y'igicucu yakwita ku mibiri yacu, igakiza imibiri yacu, ikarinda imibiri yacu, ariko bikananira gukiza roho zacu, bikayikiza kurinda roho zacu. Ese rero ari Imana y'impfapfa bingana iki? Rero Imana barayibeshyera. Rimwe na rimwe si yo baba bahuye nayo, baba bahuye na Sekibi Satani wihinduye marayika w'umucyo. Uwo mucyo wabavira bakavuga ati rwose ngiye nihuriye na marayika, n'ikimenyimenyi yankoreye igitangaza. Reka nkubwire icyo gitangaza. Nari mfite uburwayi nari maranye imyaka myinshi cyane bwaranze gukira, ariko ubwo nahoraga n'umuhanuzi yankoze aransengera ndakira. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo nongeye gutaka uburwayi. Ariko wamubaza ate se imperuka iramutse ibaye nonaha wajya he? Ati iramutse ije ntarihana nyine ubwo narimbuka. Kwihana baba bavuga ni ugusaba imbabazi z'ibyaha byabo. Aha ngaha niho tubonera ko ntabwo uyu muntu yahuye na marayika w'Imana, ahubwo yahuye na Sekibi Satani amutekera umutwe. Mwibuke Yesu ahura n'umuntu wari ufite ubumuga bwo kutagenda. Abantu 4 bakamuheka bakamushyira Yesu. Bamugejeje aho Yesu yari ari mu nzu yari arimo babuze aho bamunyuza, barurira hejuru ku gisenge baragitobora bamanuramo ya ngobyi bayigeza imbere ya Yesu. Abantu bashaka ko uyu muntu yigenza atazongera kumuheka ukundi, ariko ageze imbere ya Yesu ntabwo ari cyo kintu yitayeho mbere na mbere. Ntabwo ari cyo kintu yitayeho mbere na mbere. Yesu yarabanje yita ku bugingo bwe. Uko niko Yesu akora. Ntabwo Yesu abikora amacuri. Yesu yarabanje yita ku bugingo bwe. Niyo mpamvu bamubwiye ngo mwana wanjye ibyaha byawe bibabariwe. Niko yamubwiye. Kandi Yesu niwe akubwiye ngo ibyaha byawe bibabariwe, nta wundi wo kugushinja ibyaha. Niba yaramubwiye ngo ibyaha byawe bibabariwe, ni Yesu wabarira ibyaha ubwo yarabibabariwe. Bivuze ngo ko umuntu nta rubanza rw'icyaha na ruto rukimuriho. Abantu batangira kwijujuta ngo ese uyu ninde ukiza abantu ibyaha? Yesu abereka ko atakiza ibyaha gusa, ahubwo n'imibiri yashobora kuyikiza. Niyo mpamvu ikintu yakurikije amubwiye ngo haguruka yikorere ingobyi yawe utahe. Wa muntu arihagurutsa. Yaje ya ngobyi bayimuhetsemo, ariko yatashye ayiwihetse. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Yesu abikora amacuri. Arabanza akadukiza indwara y'umutima. Yamaze kudukiza indwara y'umutima, adukiranuye n'icyaha burundu, abasha kudukiza n'indwara z'umubiri. Ariko abantu birukira uyu munsi ni abasohoza ibyifuzo byabo by'imibiri. Nta n'umwe ubabwira iby'imitima, nta n'ubabwira ibyururutse imitima yabo. Nta ubabwira ukuntu bakiranuka n'icyaha, babohoka icyaha mu mitima yabo burundu, ku buryo baba amahoro n'Imana. Ahubwo iteka ryose birirwa bikomanga mu gatuza, barabikomanga mu gatuza ngo Imana ibabare ko ari abanyabyaha. Bigaragare ko nubwo hari iby'imibiri yabo byakemutse, mu gihe imitima yabo itarakira ntabwo bigeze bahura na marayika w'Imana. Ni ukuri ntabwo bigeze bahura na Yesu, ahubwo bahuye na Satani uhinduye marayika w'umucyo. Niyo mpamvu hano mu gitabo cy'Abatesalonike biri kubivuga neza. Kuza k'uwo mugome umurongo wa 9, kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Kuba wamenya ko Satani nawe yifata akahindura marayika w'umucyo, icyo kirahagije. Cyumve neza. Niyo mpamvu ukwiye gucekinga ukareba neza, ukongera ukisuzuma ukareba koko niba uwo mwahuye ari Yesu Kristo,
cyangwa uwo mwahuye ari Satani uhinduye marayika w'umucyo. Ikirakubwira ko uwo mwahuye atari Kristo ni uko utarakira mu bugingo bwawe, ni uko utarabohoka icyaha mu mutima wawe, ni uko igihe cyose uba ufite urubanza rw'ibyaha rukurega mu mutima wawe ko uri umunyabyaha. N'andi magambo ntago yigeze agusobanurira uko icyaha gikemuka burundu mu buzima bw'umuntu. Yesu rero nicyo aheraho, nicyo abanza. Uwo Yesu rero utaragukijije ibyaha byawe, uwo Yesu utarakweretse uko umuntu ahinduka umunyabyaha ahinduka umukiranutse, uwo Yesu utarakubwiye uko umuntu ahinduka uwera, wari umunyabyaha wera imbere y'Imana, ntabwo ari Yesu mwahuye, ahubwo ni Shitani wihinduye marayika w'umucyo arakuyobya. Dukwiye kubitekerezaho kenshi ndetse reka twisuzume kandi dusanga tutari mu byizerwa, duhindukire umwami. Kadusenge. Mana, turagushimye, tugushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihorana natwe. Ntacyo twakora ngo tuze kuri wowe, ariko mwami, iyo umucyo wawe utumurikiye tubasha kumenya aho uri kandi tukagusanga. Dusobanurira ijambo ryawe nk'uko rikwiriye, tubashe kurisobanukirwa, tubashe kunezezwa naryo mu mitima yacu. Reka mwami tumenye ubushobozi bwa Sekibi, twe kumva ko Satani ari akantu koroheje, ahubwo tumenye ko Satani ari ikinyabubasha kandi akoresha amahari yose kugira ngo tutamutahura. Reka abantu bose bashutswe na Satani babitahure, kandi batahura ko bashutswe na Satani bahindura inzira mwami, bahindura icyerekezo kugira ngo ahure nawe ubashe kubakiza. Abantu bose batakize mu mitima yabo, abantu bose batakize muri roho zabo, abantu bahora biciraho urubanza ko ari abanyabyaha, abo bose ntabwo bigeze bahura na Yesu. Nubwo basenga, ariko mwami, uwo basenga si Imana. Nubwo basenga mu izina rya Yesu, ariko ntibivuze ko basenga Yesu. Reka bahindukire, bakire ijambo ryawe ry'umusaraba, bamenye ko bakijijwe nawe kandi inshuro imwe kugeza iteka ryose. Amen.